birababasha rwose. Umumama ahita avuga ati impamvu rega ari kwiriza nuko ananiwe, erega impamvu ari kwiriza nuko shyiraho impamvu. Abana b'abahungu niko bamera, stop it. Abana bose niko bamera, ni abanyabyaha. Ntukajye wibwira ko umwana wa mugenzi wawe wumvira yavutse yumvira, we rero umubyeyi we byoroshye. Yes, abana baratandukanye, hari abana batinda kumvira, hari abana batestinga boundaries n'ikiyiko n'icyuma, nuko bataramara umwanya munini, bataramara n'iminota 5, umwana afata ikiyiko ku meza ya mama we, imbere ya mama we. Mama aramubwira ati Jeremy, oya, mama we nta kintu yamubwiye actually. Mama we arakimwaka agisubiza hasi. Akwiye kubona ingaruka zo kutumvira. Now, hari umubyeyi ushaka kumvira akavuga ati we usa umwana wanjye ko afite imyaka 6 cyangwa se 10 cyangwa se 3 kandi already ko yamaze gusuzugura, ubwo ngubwo ndabigenzane ko numva ngewe byarenze. It's not too late. Ntarirarenga kugira ngo utoze umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo. Now, hello ladies, welcome to Shelf to Self. Ndabakiriye, Yesu ashimwe. Niba uri mushya ndakwakiriye kuri Shelf to Self, kandi niba ugarutse, thank you for coming back. Imana ishimwe cyane ko iduhaye umwanya kugira ngo nanone twigane. Byose biva mu kuboko kwayo. Imana yose nziza itunganye, harimo n'uyu mwanya tuba tubonye amahirwe yo kwiga, bituruka mu kuboko kw'Imana, niyo mpamvu tuyishimira. Uyu munsi rero we are going to talk about a very interesting topic. Turaganira ku buryo ni gute umubyeyi yakwigisha umwana ukiri muto kumvira, cyangwa se uburyo bwo gutraininga a toddler kumvira ni ikintu ababyeyi Imana idusaba kwigisha abana kuva bakiri bato. Abantu benshi ndabizi baba bibaza, ese ni ryari, ni ikihe gihe cyiza cyo gutangira kwigisha umwana wanjye kumvira? Mbese ubu ntakiri muto cyane, wenda tuvuga afite umwaka umwe, cyangwa ubu se sinatinze? Here is what I can say about that. Ibyanditswe byera biratubwira mu Migani igice cya 22 umurongo wa 6, haratubwira ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza akirimo. So ibyanditswe byera bituha umurongo w'uko umuntu akwiye kwigishwa akiri umwana. Nawe wakwibaza tubwo se umwana ni imyaka ingahe? Kuva umwana akivuka nyine n'umwana kandi nyine baratwereka ko tukwiye kumwigisha mbere kugira ngo uko azakure ari muri ya nzira nziza yatojwe. Ikindi ikintu navuga nuko twebwe ababyeyi kwibwira ko abana bacu bafite ubushobozi buke, badafite ubushobozi bwo kumva, bakiri bato, bataramenya ubwenge kuruta ubwo bafite. Reka nkubwire ikintu utekerezaho. Niba umwana uri mu nda ashobora kumva ijwi, akamenya gutandukanya amajwi, akamenya ko mama we ari uvuze cyangwa akamenya ko papa we avuze, niba umwana w'akabebe ashobora kumenya mama we amuteruye, akamenya ko mama we ahumura, akamenya ko uwari mama we umufashe, akumva iyo comfort, uhera he uvuga ko umwana akiri mutoya wo kwigishwa? Ntiwumva ko umwana afite ubwenge? Ninde muntu wavuze ko mbese umwana nyine aba adafite ubushobozi bwo kwiga kugeza agejeje ku myaka runaka? Icyo ni ikinyoma. So Imana isaba ababyeyi kwigisha abana babo kuva abana bakiri bato. So here is what I would say. Ni byiza gutangira kare kuruta gutangira utinze. Umwana ashaka kuba afite amezi 6, ashaka kuba afite amezi 7, ashaka kuba afite amezi 9, ariko icyo nakubwira nuko umwana niba atangiye kutubaha, atangiye disobedience, aba afite n'ubushobozi bwo kwigishwa obedience. Niba umwana atangiye gusuzugura cyangwa se kugaragaza ingeso mbi akiri muto, iyo ni sign yuko afite n'ubushobozi bwo kwigishwa ingeso nziza. Ikindi naheraho muri introduction nabwira ababyeyi no kwibuka
akamero k'abana bacu, kwibuka kamere y'abana bacu. Abantu benshi bavuga ko abana ari abamarayika. Umwana ni umumarayika, umwana avuka ari mwiza, isi ikamwanduza. Ibyo ngibyo ni ukubeshya. Ibyo ni ukubeshya, bitandukanye n'icyo ibyanditswe byera bitwigisha. Ibyanditswe byera icyo bitwigisha, bitubwira ko umwana avuka ari umunyabyaha. Muri kuko Dawidi yavuze muri Zaburi, aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa, ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Ni ukuvuga ngo kuva umwana akiva mu nda ya nyina avukana kamere y'icyaha muri we. Yego, ntago kamere y'icyaha tuyigira dukuze, kamere y'icyaha turayivukana. Ni nayo mpamvu bidasaba ko umubyeyi yigisha abana be kwikunda, kwikubira, kuba selfish. Ntago bisaba niba ufite umwana umwe cyangwa babiri, ntago bisaba ko ushyiramo imbaraga nyinshi kumwigisha kuba selfish. Oya, ahubwo arabyiyigisha kubera ko bimurimo. Ni nk'imbuto juste ziri bumusohoke mu mutima, kuko ibyuzuye mu mutima ari byo bisesekara inyuma. Ibiri mu mwana n'ibiri mu mukuru ni bimwe. Umuntu ni umunyabyaha, twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, harimo n'uwo mubebe wawe w'amezi 2. Ni umunyabyaha, ntabwo ari umumarayika. Niyo mpamvu rero akeneye kugororwa. Hari umuvandimwe yigeze kumva avuga akantu keza, avuga kuri uriya mugani abanyarwanda baca ngo igiti kigororwa kikiri gito. Mbese niba kitagoramye kuki kirinda kugororwa? Ntiwumva ko impamvu gikeneye kugororwa ari uko kiba kigoramye? Hanyuma rero bigakenera kukigorora kikiri gito, kuko uko gikura niko kukigorora bigora kurushaho. So mubyeyi, umwana wawe ni umunyabyaha. Niyo mpamvu akeneye agakiza, niyo mpamvu akeneye inkuru y'ubutumwa bwiza bumubwira iby'ibyaha bye n'ibyo urupfu rwa Yesu Kristo, n'uburyo ahinduka abanyabyaha abakiranutsi kubw'ubuntu bwe, ari nta kiguzi batanze. Ni nayo mpamvu akeneye kwigishwa, akeneye kugororwa, akeneye kuba discipled cyangwa se no kuba disciplined, no guhanwa. Ikindi reka ntangire mbabwira urugero. Ndatangira mbabwira urugero. Ni umuntu witwa Elizabeth Elliot waruvuze, numvisha ari urugero rwiza. Yatanze urugero rw'ababyeyi, bari ababyeyi bakiri bato, bigeze kumusaba ko yabaganiriza ku buryo bwo kurera abana cyangwa se umwana. Bari bafite umwana w'umuhungu ufite amezi 18, ubwo n'umwaka n'igice, witwa Jeremy. Hanyuma baramwandikira, baramusaba ko bazabonana akabaganiriza kuri parenting, bavuga ko batigeze bakurira mu miryango ikijejwe, batigeze biga uburyo bwo kurera abana buhuye n'ijambo ry'Imana, so bakeneye nyine ko abafasha. So nuko Elizabeth Elliot n'ibyishimo byinshi arabemerera, bumvikana ko bazahurira muri restaurant. So nuko umunsi umwe barahura, umunsi bemeranyije. Mu mutima we yatekerezaga ko hari bashobora kuzasiga umwana kugira ngo baganire. Ubwo ni papa w'umwana na mama w'umwana, papa Jeremy na mama Jeremy, hatari ibibarangaza byinshi. Icyakora agiye kubona bazanye umwana wabo, bazanye na Jeremy. Nuko mama wa Jeremy abonye aho Elizabeth Elliot yicaye, ahita avuga ati, ye baba we, ntago bigeze bamushyiriraho intebe y'abana, ntituri bumukire, araba ari ku meza. Nuko Elizabeth Elliot abyumvishe, biramutangaza. Urumva nyine n'akantu yashyize mu mutwe, aravuga ati, ni ukuvuga ko niba nta ntebe y'abana ihari, uyu mwana ari bari ku meza. Nuko baricara, buri muntu imbere ye bari bahashize ifoke n'ikiyiko n'icyuma. Nuko bataramara umwanya munini, bataramara n'iminota 5, umwana afata ikiyiko ku meza ya mama we, imbere ya mama we. Mama aramubwira ati, Jeremy, oya, mama we nta kintu yamubwiye actually. Mama we arakimwaka, agisubiza hasi. Mu masegonda make umwana arongera afata ikiyiko, aragifata nanone cya mama we. Mama we arongera arakimwaka, agisubiza hasi. Nuko mama we abonye ko umwana yabadisturbinze cyane, batari gushobora kuganira, ababwiye umuserveri ati, wampera uyu mwana amata wenda na cookie kugira ngo abe busy areke tuganire. Umwana bamuzanira amata na cookie. Icyakora ntibyatinze ko yongera kuba disturbinga, ntago yamaze umwanya munini
ari kuri ibyo bintu nyine ngo bimukipinge busy. Hanyuma hashize akanya gato umwana yohereza ukuboko ajya gufata fork ya Elizabeth Elliot ikintu yakoze, yamanuye gato umutwe, areba uwo mwana mu maso, aramuhamagara, aramubwira ati Jeremy. Umwana aramureba, abona ko amuhamagaye, aramubwira mu ijwi ritoya risanzwe, aramubwira ngo no. Umwana ahita nyine akora bya bindi by'abana bajya gukora byo kwivumbura. Icyakora ntiyafata iyo fork ya Elizabeth Elliot. Nuko ibiganiro birakomeza with a lot of disturbance as you could imagine. Nuko bari hafi gusoza dina yabo, wa mwana arongera yohereza akaboko imbere ya Elizabeth Elliot ashaka gufata ikiyiko cye. Iyi nshuro ya kabiri Elizabeth Elliot ikintu yakoze, yaramurebye mu maso, ntiyagira ikintu avuga. Umwana amenya icyo ashatse kuvuga, arongera arivumbura kwa kundi bajya bagira. We can learn a lot from this story, such a good story. Icyambere twakwigira muri iyi story nuko ni icyo twakwita verbal authority, to establish verbal authority, cyangwa se kwigisha umwana wawe icyo authority ivuga mu magambo kuva akiri muto cyane. Iki ni ikintu gikomeye. Icyo twumvishe muri uru rugero nuko ababyeyi ba Jeremy, mama wa Jeremy, nta jambo yigeze abwira Jeremy. Yageragezaga kumwaka icyo kiyiko ariko nta kintu amubwiye. Now ni ibiki twakwigira kuri uru rugero rwa Elizabeth Elliot byatumye Jeremy amwumvira ndetse ntafate ikiyiko cye? Turigamo ibintu bine for principles by'ingenzi umubyeyi akeneye gukora kugira ngo yigishe umwana we kumvira. Icyambere ni ukumuhamagara mu izina rye, guhamagara umwana mu izina rye. Icya kabiri ni ukumureba mu maso. Icya gatatu ni ukuvuga mu ijwi risanzwe, Icya kane ni ukuvuga inshuro imwe yonyine. Kubera iki ari ngombwa, kubera iki ni iki n'ayahe masomo twakwigira kuri bino bintu bine byadufasha kwigisha abana bacu, our toddlers, our children, imyaka yari yose yaba afite, kumvira kuva akiri mutoya. Reka mbabwire urundi rugero, narwo ni urwa Elizabeth Elliot. This podcast has been inspired by Elizabeth Elliot. I love her so much. Yatanze urundi rugero, umwana we w'umukobwa babyaye, Imana yamuhaye umwana umwe w'umukobwa yitwa Valerie. Avuga urugero rw'igihe we n'umugabo we bari muri mission, aho babaga muri mission baragiye mu ivugabutumwa. Umwana wabo igihe yaratangiye kwiga gukambakamba, ntago bari bafite ibintu bikeya mu nzu, ariko ikintu bari bafite cy'agaciro gakomeye ni ibitabo bari bafite, byari biri muri small briefcase. Umwana nyine yashoboraga gukambakamba akageraho. Nuko Valerie atangiye gukambakamba, rimwe ajya kuri iyo suitcase irimo ibitabo byabo. Jim Elliot, umugabo wa Elizabeth Elliot, mu gihe Valerie ari gukambakamba ajyayo, aramuhamagara ati Valerie. Aramwumva, yumva ko papa wamuhamagaye, arahindukira, aramureba, aramusuzugura. Nuko umwana ahita yikomereza, arakomeza nyine ajya kuri ya briefcase. Papa yaramuhamagara aramubwira ngo no. Nuko umwana arabisuzugura, akomeza ajya kuri ya briefcase, akoramo igitabo, aca urupapuro. Ikintu papa yakoze, yaramuhanye, yaramukubise akanyafu cyangwa utunyafu bitewe n'umubare ntago bawuvuze. Nuko umwana yiga isomo. Uko byaje kugenda rero,
umunsi ukurikiyeho umwana nanone yaje kugerageza kujya nanone kuri bya bitabo. Papa waramuhamagara ati Vareli, umwana arahindukira kwa kundi yahindukiye umunsi wabanje aramureba. Papa we nta kintu yigeze avuga, umwana yahise ahindukira akata kamba yimeresha nk'aho atari naho yaragiye. Now what can we learn from both stories? Icyambere twakwiga ko ari ngombwa cyane, ari ingenzi cyane guhamagara izina ry'umwana wacu mu gihe hari icyo dushaka kumubwira. Yes, ntago nyine bifasha umwana. Here is something I want to tell you ladies, maybe few men also who watches this. Nuko abana bacu bakunda order. Ariko ubundi Imana yatanze order for our good, kubw'ibyiza byacu. Tekereza urugo rutarimo order, tekereza isi itarimo order, aho tutazi ninde uri supposed gukora ibi n'iryo ari supposed kubikora, ninde uri supposed kuyobora urugo, ninde uri supposed kurera abana, ninde uri supposed kuyobora igihugu. That would be a world of chaos. Kimwe mu bintu bituma abana bafailinga kumvira ababyeyi nuko ababyeyi bananirwa kuestablishinga cyangwa gushyiraho order, uburyo ibintu bigomba. So iyo ubwiye umwana rero, tuvuga abana bari gukina hariya ari batatu, ukavuga uti ibyo uri gukora sibyo, ubundi so bwabubwiye nde? Obviously ni ingenzi cyane guhamagara izina ry'umwana ushaka kubwira. Kubera iki ari ingenzi? Nuko you have to make sure that you have that child's attention. Ugomba kumenya koko niba uwo mwana ari kukumva, koko yabibonye ko ari uri kubwira. Icya kabiri nuko tugomba kureba umwana mu maso. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. When you establishing the eye contact, be communicating a seriousness of the matter. Byereka umwana uburemere n'agaciro iki kintu ugiye kumubwira gifite. Icya gatatu nuko dukwiye kwiga kubwira abana bacu in a normal tone of voice, mu buryo busanzwe. Ababyeyi benshi, this one we fail our children miserably. Ababyeyi benshi utangira ubwira umwana uti Kado, reka ibyo uri gukora sibyo, umwana akabikomeza. Ariko ntabwo mvishe ko nakubujije, umwana akabikomeza. Nukomeza ibyo ndagukubita, umwana akabikomeza. Ukahita uzamura ijwi. Ariko abana bo muri uru rugo ntabwo mwumva. Ubwo ni nako hazamo umujinya, ari naho buriya kwa abusing abana bituruka. Iyo twumvishe wenda ngo umubyeyi yakubise umwana muca igisebe, akenshi bituruka ko umubyeyi yagize umujinya. Umujinya waje gute? Umujinya waturutse mu buryo yavuze ibintu inshuro nyinshi umwana atumva, noneho umubyeyi agira umujinya, birangira anabuzinze umwana. Ndetse umujinya ni nawe wamuteye no kuzamura ijwi. Iyo twigisha abana bacu kutwumvira ari uko tuzamuye ijwi, tuba turimo turabigisha ko bagomba kudusuzugura kugeza igihe tuzamuriye ijwi. Ni ukuvuga ngo barabimenyereye, arabizi ko mama mu gihe ari kuvuga bisanzwe gahoro nta kintu meaning, she doesn't mean anything, it's not serious yet. Cyangwa se abantu bavugisha abana muri tone z'ubuhinja, that's also disgusting actually. Umwana uri kumubuza ikintu ukamubwira ati vuga dukoreshe iriya zina, reka dukoreshe Kadogo. Kadogo, ni wiwi. Hey, ubwo se koko wowe urumva ibyo bintu? Sinzi impamvu njye mba numva binaryana no mu matwi. Umwana afite ubushobozi bwo kumva clearly. Speak clearly to your child. Mubwire mu buryo bwumvikana, mwijwi risanzwe. Nk'uko ndi kuvuga, tuvuga umwana wanjye anyuza aha, arimo ararwanira igitabo na murumuna we, nkamuhamagara nkamubwira ni Kadogo, sigaho wirwanira igitabo na murumuna wawe. Ababyeyi benshi bibwira ko kubwira umwana mwijwi bisanzwe atumva. Indi mpamvu dukwiye kubwira abana mwijwi abana barumva mwijwi risanzwe. Ikindi cya kane mu byo navuze muri principles, it's you speak only once. Ubwira umwana rimwe. Umwana ukiri muto, tuvuga wa mwana uri gukambakamba, ntabwo aragira ubushobozi bw'uko wamubwira interuro, wamubwira ibintu byinshi, ariko hari amagambo y'ingenzi umubyeyi akwiye
gutangira gutoza umwana kumenya icyo asobanuye no kuyamubwira ni no cyangwa se oya cyangwa se ni bibi, ndetse no kumubwira ngo ngwino hano come. Umwana niyo yaba ari muto afite amezi 7, kuko nanjye mfite umwana w'amezi 7, iyo mubwiye ngo no abazi icyo bisobanura, yego arabimenya rwose, abazi icyo bisobanura kumubwira ngo no, ndetse hari n'igihe bimubwira ntibimushimishe even at young age. Ikindi nababwira, hari ababyeyi njya mbibona babikora, babwira umwana ati ngiye kubara inshuro 10 n'ubu utaragera hano ndagukubita cyangwa se ndaguhana. Babyeyi reka mbabwire ko ibyo nabyo ari bibi. Kwigisha umwana ko yumvira ari ukubaza inshuro 10 ni ukumwigisha kugusuzugura inshuro 9. You only speak once. You make sure your message is clear. Na ushaka kubwira umwana ibintu ntabyumve bitewe wenda n'imyaka afite, ko avuze ibintu byinshi, ariko uvuga bitewe n'urugero imyaka umwana wawe arimo. Tuvuge niba ari umwana w'imyaka 2, ntago ukwiye kumuha lecture, ntago ukwiye kumubwira ikintu cy'iminota 5. Oya, ariko niba akoze ibibi uramureba, uramuhamagara uti kadogo, tuvuge nda yarwaniraga igikinisho na murumuna we cyangwa na musaza we, ngati kadogo making sure ko ari kukureba mu maso, ukamubwira uti ni bibi kwikunda, ni bibi kurwanira igikinisho na murumuna wawe. Hanyuma ukagerageza no kumwereka, kuko ikigamijwe, icyo twebwe nk'ababyeyi ba Kristo tugamije, ntago ari ugutraining umwana simply kugira ingeso nziza inyuma, ahubwo ni ukugera ku mutima w'umwana. Ariyo mpamvu dukenera ijambo ry'Imana, ariyo mpamvu babyeyi dukeneye kwipinga kubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Ni gute tuzatraininga abana bacu mu nzira z'Imana niba natwe ubwacu tutazi izo nzira? Dukwiye kuba tuzi ibyanditswe byera bivuga iki ku kwikunda, sibyo? Tukaba tuzi ko ibyanditswe byera bivuga ngo don't be selfish, don't live to make impression on others. Tukaba tuzi ko ibyanditswe byera bivuga ngo whatever ibyo ukeneye abandi ko bagukorera aba ari byo nawe bakorera nawe. Tukaba tuzi iki byanditswe byera bivuga ngo urukundo rurihangana. Ubwo ni ukubwira wa mwana udashobora kwihanganira mugenzi we, tugomba kumenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nubwo ijambo ry'Imana ritavuze specifically kuri buri detail of parenting, buri case we nayo kuyisolvinga, ariko ryaduhaye ibyo dukeneye byose nk'uko Petero abivuga, kugira ngo tubeho ubuzima bwubaha Imana. Ibyanditswe byera dufite kuri parenting birahagije kugira ngo turere abana mu nzira z'Imana. Now icyo navugaga rero nuko udakeneye kubarira umwana kugera ku 10. Ntumubwire uti kado, ibyo ukora sibyo, ni bibi, wirwanira igikoresho na murumuna wawe. Iyo ni interuro itari ndende, umwana w'imyaka 2 abasha kumva. Niba afite amezi 7, ntago wamubwira amagambo menshi nk'uwo wabwira 2. Uramubwira uti kado, kamakinga shaka kureba mu maso, yumvishe ko ari uri guhamagara, ukamubwira uti no, a very firm no with a normal voice, normal tone of voice. Now nagira ngo mbabwire rero ko ibi bintu bidafixing ikibazo burundu. Abana bakunda gutestinga, bakunda kugerageza ababyeyi kugira ngo bamenye ese buri ibi bintu avuze arabimininga. Niyo mpamvu sometimes ushaka kumubwira uti kadogo no, ako kanya kahita akomeza kujya gukora ibyo umubujije. As a parent, nk'umubyeyi, nicyo ukwiye gukora muri uwo mwanya. Ikintu gikomeye babyeyi dukeneye kwigisha abana bacu ni uko igikorwa cyose kigira ingaruka. Igikorwa cyose kigira ingaruka, ari nziza ari nimbi. Niba ukoze ibyiza bifite ingaruka zabyo. Ari nayo mpamvu hano nabwira ababyeyi batajya bashimira abana. Ababyeyi bahora bafite expectations, ariko adashobora guslowinga down ngo ashimire umwana we. Niba umwana yumviye, mubwire uti ni byiza, you did a great job. Niba umwana yaretse igikinisho muri umuna we ari kuririra akamutiza agakinisha, mubwira uti wakoze guha muri umuna wawe igikinisho nawe ngo akine. Niba umwana
uri kumupoti traininga ari kwiga gukoresha pari akajya kuri pari akijyana akabikora uko wabimwigishije mubwira uti you did a great job. Babyeyi tekereza nawe uri mukuru uburyo ukunda gushimwa nkaswe umwana, ariko kandi uko wigisha umwana ko ibyiza akora bifite ingaruka nziza ni nako ukwiye kumwigisha hakiri kare ko ibikorwa byose bibi bigira ingaruka mbi. Yes, ibikorwa byose bibi bigira ingaruka mbi. Niba umwana agerageje gutestinga kureba ati se mama yambujije ariko reka nkore ibyo yambujije, ntukemere ko bigenda bidahanwe. Iki kintu reka nyisubiremo, ntukemere ko disobedience, ntukemere ko gusuzugurwa n'umwana bigenda bidahanwe. Muribuka umuntu witwaga Eli, umutambyi Eli? Mbese muzi icyaha Eli yakoze? Eli yajyaga abona abana be b'abahungu bacumura ku Uwiteka ntabahane, gentle parenting, akabihorera. Uzi uburyo Imana yabahanye se? Ngira ngo murabizi, yabahanishije urupfu. Nawe iyo duhana abana bacu tuba tubarinda igihano gikomeye. Iyo duhana abana bacu tuba sparinga igihano cy'Imana cy'iteka ryose. Iyo dutoza abana bacu uyu munsi, iyo dukoresha ububabare ku mibiri yabo kugira ngo tubatoze, tubahane, tubigishe ikibi n'icyiza, tuba tubarinda akaga bari kuzahura nako igihe bakuze. Reka mbabwire urundi rugero, uyu munsi ifite ingero nyinshi. Reka mbabwire urugero rw'umwana witwa Phil. Mama we yari yaramutoje ko, kandi ni n'ibisanzwe nizere ko namwe ari byo mutoza abana banyu, ko igihe ari ku meza adakwiye guhaguruka ngo agende ataramara ibiryo bye. Nuko Phil yari arimo ararya afite n'amata, arya ibiryo arabimara, abwira mama we ati mama ndashaka kugenda, ndashaka kumanuka nkava ku ntebe nkagenda. Mama aramubwira ati Phil urabanza umara amata yawe. Hashize iminota mike Phil arongera avuga ati mama ndashaka kumanuka. Mama aramubwira, arebye igikombe abona ntago yamaze amata, ntago yanyweye kiracyuzuye, aramubwira ati ntago uri bumanuke utamaze amata yawe. Uwo mwana yicaye kuri iyo ntebe isaha irashira ataranywa amata. Mama we nawe yamubwiye ati ntago uri bumanuke utaramara amata yawe. Hanyuma bagiraga umuntu wabagemuriraga amata, yagiraga n'imbwa nziza cyane. Phil yakundaga kujyana na mama we hanze kujya gufata ayo mata babaga babazaniye. Yumva umuntu uzana amata araje, nuko Phil abwira mama we ati mama ndashaka kujya kureba umuntu w'amata. Mama aramubwira ati ariko njye nabikubwiye ko utari bumanuke utamaze amata yawe. Nuko mama arasohoka, Phil nawe aramusuzugura. Mu gihe ari kumanuka abamenya amata. Mama wacu yakundaga kutubwira wakoraga ikintu nk'icyo ati uraruhutse. Nuko Phil araruhuka, kandi Satani ahemba nabi. Sinzi niba mujya bibona ukuntu buri kenshi y'abana batumviye, nk'iyo bamubwiye ati nywa ayo mata kenshi birangira amenetse, ntabwo Satani amuhemba neza. Nuko rero Phil amenya amata. Obviously icyo mama we yakoze as a godly parent, yaramuhannye. Yaramuhanye mu kubita utunyafu. Iyo nayo n'indi topic y'undi munsi. Ariko icyo nashaka kubabwira ni ukuntu nyuma y'imyaka myinshi Phil yaje kujya mu gisirikare. Agezeyo yandikira ababyeyi be arababwira ati babyeyi ndabashimira uburyo mwanyigishije kumvira, kuba obedient, kuko byaramfashije hano mu gisirikare. Ntago bingora cyane kumvira amabwiriza mpabwa n'abanyobora. Ati hari abandi bana benshi, hari abandi basore benshi n'inkumi tubana mu gisirikare bastrugglinga ndetse bahabwa n'ibihano byinshi kubera ko bibagora kumvira kuko batabimenyereye. Ashimira ababyeyi be uburyo babaye consistent mu kumwigisha kumvira. Now nihe message nshaka gutanga hano? Babyeyi, abana bacu ntago bazareka kudutestinga ngo bashake kureba mbese reka ndenge kucyo mama wanjye avuze, papa wanjye avuze, ndebe uko biri bugende. Ikintu kimwe nshaka kubabwira, babyeyi mushaka kurera abana bubaha Imana, be consistent. Niba umwana umubwiye ko iki kintu ari kibi uyu munsi, ejo don't tolerate it
and excuse it. Cyane cyane abamama bakunda ku excusinga abana babo. Mothers, ladies, please stop that. That's bad. Urimo urahemukira umwana wawe. Umumama buri gihe umwana akoze ikosa. And I've seen this so many times in so many homes, and to be honest, it just makes me sick. Birababaje rwose. Umumama ahita avuga ati impamvu rega ari kwiriza nuko ananiwe. Erega impamvu ari kwiriza nuko shyiraho impamvu. Abana b'abahungu niko bamera. Stop it. Abana bose niko bamera, ni abanyabyaha. Ntukajye wibwira ko umwana wa mugenzi wawe wumvira yavutse yumvira, we rero umubyeyi we byoroshye. Yes, abana baratandukanye, hari abana batinda kumvira, hari abana batestinga boundaries kurusha abandi, ariko abana bose ikibazo bafite ni icyaha. Umuhungu wawe ntabwo ari special kubera ko atakumvira. Ahubwo wowe ni wowe uri special kubera ko utigisha umwana yo kumvira, ukibwira ko aziyigisha cyangwa se ari bisanzwe kuko ari umuhungu, ari bisanzwe kuko akiri muto. Oya, nutigisha umwana wawe inzira akwiye kugenderaho akiri muto, ntiuze expecting ko azayigenderamo akuze. Ntukemere ko disobedience igenda unnoticed. Ntukemere ko umwana gusuzugura ngo birangiriraho. Yes, ikindi nabwira ababyeyi, ndibwira ko ikimujya mukibona nuko abana bakunda gutekinga advantage cyangwa se gucunga cyagihe mama ari busy kurushaho. Wenda uri guteka ni nimugoroba amasaha yagiye, wenda uri kuvugira kuri telefone azi ko ntacyo uri bumutware, wenda ufite abashyitsi. Reka nkubwire, parenting cyangwa se kurera abana ni primary responsibility, ni inshingano yibanze ku babyeyi. Iraruta kwakira abashyitsi, iraruta guteka. Yes, kubera ko niba ureka icyaha umwana agakora icyaha. By the way, disobedience, I hope you know, it's sin. Imana ibwira gute abana? Bana, mwubahe ababyeyi banyu. Obey your parents. So niba rero umwana agusuzugura ukabireka bikagenda, ni ukuvuga ngo urimo urashyigikira icyaha cy'umwana wawe, which is a sin. Don't let disobedience go. Ikindi nababwira ababyeyi ni ukumenya ko iyo umwana wawe akubashye atinze aba yamaze kugusuzugura. Delayed disobedience is obedience is disobedience. Niba umwana umuhamagara, Kadogo, nzanira icyo gikombe, akakwihorera agakomeza akikinira. Kado, ntago mvishe ko navuze ngo nzanira icyo gikombe, agakomeza akikinira. Wazamura ijwi, umwana akavuga ati mama narindi kukizana. Oya, yamaze kugusuzugura. Tekereza Imana iramutse igusabye ikintu ukabanza ugafata time, Imana ikakubwira ati umvira muri ubu buryo, ukabanza ugafata time, ukavuga uti okay, reka uyu munsi reka nzakumvira ejo. No, uba wamaze gusuzugura. Now, navuze ibintu bine biri clear, byoroshye, for principles that works. Guys, it works, believe me. Nanjye mfite abana batatu, ntabwo ari benshi, baracyari bake, baracyanari bato, akazi ko gukora karacyari kenshi, ariko I've had 2 toddlers so far and I'm still in the middle of it, kandi mfite n'umubebe w'amezi 7. What I'm saying works. Umwana muhamagare mu izina rye, murebe mu maso, mubwire muri mu ijwi risanzwe gahoro. Icyanyuma mubwire rimwe. Niba umwana atumviye ku nshuro ya mbere, that is disobedience. Akwiye kubona ingaruka zo kutumvira. Now, hari umubyeyi ushaka kumvira akavuga ati we usa umwana wanjye ko afite imyaka 6 cyangwa se 10 cyangwa se 3 kandi already ko yamaze gusuzugura, ubwo ngubwo ndabigenzane ko numva ngewe byarenze. It's not too late. Ntarirarenga kugira ngo utoze umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo. Now, what should you do as a parent? Niba ibi bintu byose navuze utarabikoze, urahamagara umwana wawe uko ngana kose, umwicaze cyangwa mumwicaze wowe na papa we, mubwire muti turashaka kugusaba imbabazi. Urakwiye gusaba imbabazi kubera ko wakoze icyaha. Umwana wawe wamutoje gusuzugura kubera ko utamwigishije kubaha, wamutoje gusuzugura kubera ko waretse icyaha kikagenda utagihannye, utamutraininze. Uragomba rero kumusaba imbabazi.
urahamagara umwana umwicaze umubwira uti turashaka kugusaba imbabazi kubera ko tutakwigishije uko ukwiye kubaha ku nshuro ya mbere. Reka mbabwire babyeyi, let us normalize to say sorry to our children. Normalize saying sorry to you. Twige tubigire ibintu bisanzwe gusaba abana bacu imbabazi. Ntekereza ko ari buryo bwiza bwo kubigisha no kugira uwo mutima wo guca bugufi no gusaba Imana imbabazi no gusaba imbabazi bagenzi babo bakosherejeho. Nuga portraying ishusho ku mwana wawe yo kumwereka ko uri superhero, you are a superhero parents. Oya, umwana wawe akeneye kumenya ko uri umunyabyaha nk'uko nawe ari umunyabyaha. Ntabwo mvuze ngo ukore ibyaha kugira ngo umuproving a point, ariko akeneye kumenya ko nawe wakwibeshya, bijya bibaho, wenda umwana ukamuhana nyuma ukaza kumenya ko wamuhanye atari wakoze ikosa, wenda ari mukuru we warikoze. Ukwiye kumusaba imbabazi mubyeyi. Put down your pride, shyira ubwibone bw'umutima wawe hasi, uhamagara umwana wawe musaba imbabazi umubwire ati umbabarire nakosheje, umbabarire naguhanye ntagombaga kuguhana, umbabarire nakuvugishije nashyize ijwi hejuru, I yelled at you. That's a sin, yelling at your child. Gutuma umwana atumvira, kumusaba kugira expectations ziri unrealistic, gukora ibyiza, kuba umubyeyi uhora ugaye udashima abana. You have to apologize. Normalize saying sorry to your child. Musaba imbabazi hanyuma umubwire uti mama na papa twize hari ikintu twize. Umwana we bizamutangaza kuko haribwira ko abantu bakuru nta bintu twiga, yet we learn every time. It's also a good thing. Reka twereke abana bacu ko turi abantu bari normal. Don't make yourself someone udasanzwe cyane. Urasanzwe nshuti, urasanzwe rwose. Ereka umwana ko bisanzwe titwize ikintu. Urabizi ko najyaga nkuhamagara inshuro nyinshi utumvira, nkakwihorera, wenda nkaguhana maze kukubara 10, ntago bizongera. Mubwire new principles, make sure ko umwana yazumvishe. Niba ari umwana umaze no gukura, umubwira azigusubiriremo. You have to make sure ko message watanze iri clear ku mwana wawe. Hanyuma numara kumubwira expectation, unamubwire ko guhera uwo munsi utekereza umwe-expecting aho ko akwiye gutangira kumvira umubwiye ku nshuro ya mbere. Now, ibintu byinshi twavuga, ariko as I wrap this up, babyeyi, be consistent. Reka mbabwire, imwe mu mpamvu parenting igoye nuko like we want an easy way out. Turashaka shortcut, turashaka ibintu byihuta. Let's say you are tired at the end of the day, wagize umunsi ugoye, aba ufite umubeburira, yakuraje joro, iki biroroshye cyane kureka umwana akadisobeyinga kubera ukuvuga ati reka mureke ndarushye. Urimo uratoza umwana wawe kutumvira kuko uri kumwigisha ko igihe cyose mami yarushye shobora gukora amakosa, shobora taking advantage y'icyo kintu, ko papa ari busy, sinumvire kandi ntihabe consequence. Be consistent. Mean what you say and say what you mean. Igisha umwana wawe ko utamubeshya. Niba umubwiye uti ababyeyi bajya babikora kenshi, ukabwira umwana ngo niwongera ndagukubita. Mbese iyo yongeye uramukubita? Oya, ubu mubeshya burya, ntago mukubita. Ukabivuga inshuro 3. Do you know what you are communicating to your child? I don't mean what I say. I'm inconsistent. I'm not trustworthy. Ntago ndi umuntu wakwizera. Well, mfite ibintu byinshi navuga, but one thing before I end. Icyanyuma nsorezaho, ladies, if you want, niba ushaka abana bawe, niba ushaka umwana wawe cyangwa abana bawe ko bakumvira, ko respecting, you have to respect your husband. Ndabisubiramo, niba ushaka ko abana bawe bakumvira, bakubaha, ukwiye kubaha umugabo wawe. Aribyo navuze ko mu rugo hakenewe order. Niba umugabo wawe avuga, nawe ukavuga, ukazamura ijwi, umwana wawe akakubona usuzugura papa we, congratulations, wamaze gusetinga urugero rw'uko nawe akwiye kugufata. Akebo kagiwa he iwamugarura. Niba utumvira papa we, niba utumvira umugabo wawe, kuki ushaka ko abana bawe bo bakumvira? Kandi waramaze kubaha urugero ko nta kibazo bitwaye kutumvira no gusubizanya. Respect your husband, and husbands are also to respect their wives.
mama na papa bakwiye kuba bari kuri same team of parenting. Mama na papa bakwiye kuba bari bumva kimwe parenting. When umwana akamenya ngo iyo mama avuze no, papa nawe aba yavuze no. Umwana akamenya ngo iyo mama avuze no, papa nawe aba yavuze no, and vice versa. Ku buryo ataza ngo abwire umubyeyi umwe ati papa ko nshaka kuki, papa akavuga toya burije ntabwo uri burye ku kaka kanya, yangiza akajya kuri mama, kuko abamama bigize abantu bagira imbabazi cyane, nk'aho bapapa bo badakunda abana babo. I blame you ladies for that. Umwana ukahita uvuga ngo nta kibazo ariko urye kamwe, what are you communicating? Nuko nsuzugura papa wawe. Therefore don't be surprised the next day ibyo wakoze papa we nawe nabigukora. Umwana aramubwira uti niba iyo papa yaguhakaniye na mama bayaguhakaniye. Be on the same page of parenting. Alright, reka ndekeraho. Niba utabara subscribe to our channel, share it with your friends. God bless you. Babyeyi ndabasengera kugira ngo turere abana bubaha Imana. Thank you.